Philadelphia Imana iratsinda. Yesu ashimwe. Yesu wacu nahabwa icyubahiro. Ni Gatera Jose nkuko bisanzwe guturuka muri Philadelphia. Ndashimira Imana y'amahoro yabanye natwe, ikomeje kuturinda, ni Imana yo kwizerwa. Imana ihabwa icyubahiro. Rero reka dutangire dushima Imana tunayiragiza. Mana data wa twese, Mana yo kwiringirwa, ndagushimye ko wongeye kwemera ko mpagarara imbere y'iteraniro ringana rya mbere y'ubwoko bwawe, kandi kugira ngo mbwira abantu ineza yawe. Ndasenze kugira ngo ineza y'Imana igaragare, ubuntu bw'Imana ishobora byose bukomeze bugaragare. Cyo duheje n'imbaraga zarwanya ijambo, imbaraga z'umwijima, imbaraga z'abarozi n'abakonikoni, ibituma ijambo ry'Imana ritagera ku mitima y'abantu turabihagaritse. Reka presence yawe igaragare, reka buri muntu wese akubone, reka buri muntu wese ahure n'ineza yawe. Urakoze Mana, icyubahiro kibi cyawe. Amena. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'abacamanza, ni ibice 6. Turahera ku murongo wa 7. Twumva iki Imana ishaka ku buzima bwacu uyu munsi. Mutwe amagambo aravuga ngo Abisirayeli baneshwa n'Abamediyani. Uwiteka ababwira impamvu. Abisirayeli baneshwa n'Abamediyani, Uwiteka ababwira impamvu. Ababwira impamvu zabyo, ababwira impamvu baneshejwe. Ndashaka kukubwira ngo hari impamvu uri muri ubwo buzima, hari impamvu uri muri icyo kibazo se, hari impamvu uhagaze utyo, hari impamvu y'uyu munsi kumeza uyu munsi, hari impamvu yabyo. Imubwiriza yaravuze ngo buri gihe kigira igihe cyacyo. Nuvuga ngo imbere y'Imana haba hari impamvu umeze utyo, hari impamvu wabonye akazi, hari impamvu uri gukora, hari abashomereye, hari impamvu ushomereye, hari abari gukora, hari impamvu uri konsa abandi bakeneye abana, hari impamvu ukeneye umwana abandi babafite. Biba bifite impamvu y'uri umukristo. N'abatari abakristo ubuzima bwabo baremwe n'Imana, ubuzima bwose Imana iba ubukontorora ubuzima bw'abantu b'Imana. Rero nje kukubwira ngo Abisirayeli baneshwa n'Abamediyani, Uwiteka ababwira impamvu. Ababwira impamvu zabyo. Icyo gihe Abisirayeli batakambiye Uwiteka kubw'Abamediyani. Uwiteka abatumaho umuhanuzi, arababwira ati, Uwiteka Imana y'Abisirayeli ivuze iti, nabakuye muri Egiputa no mu nzu y'uburetwa, nuko mbakiza amaboko y'ababarenganya, mbakiza amaboko y'Abanyegiputa n'amaboko y'ababarenganyaga bose, mbirukana imbere yanyu, mbaha igihugu cyabo. Ndababwira nti, ndi Uwiteka Imana yanyu, mwe kubaha imana z'Abamori bene iki gihugu murimo, ariko mwanga kunyumvira. Imana itugirire neza. Ahangaha Abisirayeli ngo bagize bate, bari bahuye n'ibibazo, ngo banze kumvira Imana, bagomeye Imana. Imana irabahana, ibahana mu maboko y'Abamediyani imyaka 7. Imyaka 7 badahura n'ijwi ry'Imana, imyaka 7 Imana yarabahanye, Imana yarabateye umugongo. Bamara imyaka 7 bari mu kibazo, Imana yarabahanye. Hari igihe ubwira umuntu uti kuki wampanye, warampanye, warantereranye, ni ukugutererana. Ukajya mu mirimo abakwiriye kugufasha ntibagufashe, ugakora ibintu wenyine, ukirya ukimara, ukavunika, kandi nyamara hari abantu bakabaye bagufasha, hanyuma bakarangara ntibagufashe. Iyo muhuye cyangwa ikihe kigeze mukavugana, uravuga ngo mwarampanye, Imana ibabare ko mwampanye. Aba rero ngo Imana irabahana imyaka 7. Imyaka 7 Imana irabahana. Imana itugirire neza. Byari ibintu bibabaje.
abamediyani ngo barabatoteje kugeza ku rwego bati ingo zabo bati ibyabo bakajya kurara mu bihanamanga. Barabatoteje kugira igihe baberekera mu byo bari barimwo mu mugisha w'Imana. Ibaze kugeza ku rwego utakazi shitani akakurwanya, umuntu akakubuza amahoro, kugeza ku rwego umubererekera ugaturugo kagenda ahura n'ikibazo, kugeza ku rwego uturugo rwawe usiga abana, usiga umugabo kubera ikibazo mufitanye, ukageza ku rwego Imana ikaguhana kugeza igihe urwara ukajya mu bitaro ukaremberamo. Imana ikaguhana kugeza igihe ujya mu ideni ugagutereza cyamunara. Imana ikaguhana kugeza ku rwego ubakabarore rubanda rukakota. Rero ngo Imana yarabahanye mu myaka 7 yose, Imana irabahana. Batangira umurongo wa 7 watubwiye ngo icyo gihe Abisirayeli batakambiye Uwiteka ku bw'Abamediyani. Icyo gihe Abisirayeli batakambiye Uwiteka ku bw'Abamediyani. Uwiteka aratumaho umuhanuzi arababwira ati, Uwiteka Imana y'Abisirayeli ivuze iti, nabakuye muri Egiputa no mu nzu y'uburetwa. Urumva bari batakiye Imana. Icyo gihe ngo batangiye kwibuka Imana kubera ibibazo bari barimo. Yankunda kubwira abantu ngo hari igihe uzakenera Imana, niba bishoboka ikomeze ku Mana, niba bishoboka gundira Imana, niba bitakugoye komera ku Mana, kuko hari igihe kizagera ugakenera Imana, ukayikenera mu buzima bwawe, ukayikenera ko bisa kose. Wabona akazi, wabyara, mwakumvikana n'umugabo, wakumvikana n'umugore wawe, waba mu buzima bwiza, ariko hari igihe kizagera ugakenera Imana. Bivuga ngo ubuzima barimo bwose babigusaba kwiyegereza Imana. Rero ntujye kure yayo, uyegereza Imana, ntujye kure y'Imana. Abisirayeli baradamaraye, Imana irabahana, banga kuyumvira. Imana yarabahaye igihugu igikuyemo bene cyo, irakibihera kuko bari bafitanye isezerano n'Imana, ariko ngo bageraho banga kumvira Imana. Imana irabahana. Rero hari igihe uzayikenera, hari igihe uzayikenera, hari igihe uzakenera Imana. Nubwo waba ufite akazi uyu munsi nabikubwiye, nubwo uyu munsi waba wumva ubuzima bumeze neza nta hantu babara, nubwo uyu munsi waba usenga ukumva biragenda, gusenga byo niyo usenga uri mu mwanya mwiza, ariko uyu munsi naho waba ubona ukabona nta kintu ukeneye, ariko hari igihe kuva ukiri kuri iyi si ugihumeka, hari igihe uzakenera Imana. Rero Bibiliya ngo icyo gihe Abisirayeli batakambiye Uwiteka ngo ku bw'Abamediyani, kubw'ikibazo bafite, ngo Uwiteka batumaho umuhanuzi ahubwo ati, genda ubabwire nabahaye igihugu, nabakuye mu maboko y'abarenganyaga, nabakuye mu maboko mu buretwa, nabakuye mu maboko y'abarenganyaga, nabakuye mu buretwa, nabakuye mu bibazo. Mu yandi magambo nayo isa nk'ibibutsa cyangwa se nk'ibacyurira. Hari igihe tuvuga ngo Imana iraducyura, ariko buriya hari igihe abantu benshi bakunda kubwira nk'abakozi ngo uributse umaze kurengwa, bose bakaza agasanga warangaye, umukiriya yagucitse utamufashe neza, agasanga hari ibikosa wakoze akavuga ati n'aka kanya uribagiwe ko naguha akazi ushonje, uragiye ko naguha akazi ushomereye. Nimwe rero mukaba ngura mugabo cyangwa se uramugore bagira incyuro, hari ahantu hari akazi bahemba neza ko bagira incyuro. Oya, ntabwo ari incyuro, ahubwo abakwibukije abashatse kwibutsa ngo akubwire ibyo utakoze kandi wagombaga kubikora. Imana rero ngo icyo gihe Abisirayeli batakambiye Uwiteka ku bw'Abamediyani, bari bamereye nabi. Imana rero yabahanye imyaka 7 itari kumwe nabo, ngo hanyuma batakira Imana. Imana irababwira ngo ibatumaho umuhanuzi, aravuga ngo genda ubabwire ngo nabakuye mu maboko y'abarenganyaga, nabakuye mu maboko y'abarwanyaga, nabakuye mu maboko y'ababuzaga amahoro babajujubya, nabakuye mu maboko, nabakuye mu kaga, nabakuye mu bibazo, nabakuye mu bigeragezo, nabakuye mu ndwara, nabakuye mu ntambara,
mbaha igihugu ngikwemwo bene cyo ndababwira ngo ntimuzabumvire ngo ariko mwanga kunyumvira byari bibabaje mwene data have utazashaka imana ari uko uhuye n'ikibazo ari uko ugeze mu kigeragezo shaka imana bigishoboka shaka imana ugifite uburyo shaka imana ugifite umwanya shaka imana ukibasha kwihamagara ukibasha kwigererayo utabwira umuntu ngo uzansengere utabwira umuntu ngo uzangireyo uzanzamukira umusozi mwana azamukana wanamutuma ariko nawe ugifite amaguru yo kugenda kuko hari igihe uzakenera imana rero imana irahari ibikubaho byose biba bifite impamvu ubwo buzima bufite impamvu ese impamvu ko twabonye hari impamvu nyinshi tunyura mu buzima butugoye hari bari ishuri imana ishaka kukwigisha kugira ngo nawe uzabwire abantu ibyo wize ibyo wabonye hari n'igihe ari ikigeragezo cya shitani hari n'igihe aba ari ukutumvira imana rero ndagira ngo uyu munsi wigenzure urebe ese iki kigeragezo mfite ibibazo mpagazemo Imana yo rero irabizi ntabwo yaguhana yabwiye Yeremiya ngo nzi ibyo nibwira nzabagirira nibyiza Imana ifite umugambi mwiza ku buzima bwawe ahubwo shitani sekibi ahora gukurura akaguteza kwirara guteza kurambirwa guteza kwitotomba Imana itugirire neza two kurambirwa kuba mu Mana two kurambirwa kubana nayo two kurambirwa two gucogora Imana idushoboze narimbuze ngo Imana igushoboze dukomeze tubane n'Imana Imana yari yabambukije inyanja itukura Imana yari hagurukanye nabo bari bagendanye urugendo rutari rutoya kandi yabacishe mu nzira zikomeye yabambukije inyanja itukura yabakije amaboko ya Farawo babakoreshaga imirimo y'uburetwa nawe nanjye uyu munsi arahana Imana yadukuye uko biri kose uyu munsi nubwo waba uri mu kibazo ariko gisubiza amaso inyuma urebe hari ibintu Imana yarakoze ibyo rero nushaka kunesha ikigeragezo ujye ubwira shitani ngo mva inyuma wibuke imirimo y'Imana yigeze gukora utekereze hari ibyo Imana iba yarakoze ntukarebera Imana mu kigeragezo ntukarebera Imana mu bihazo urimo ahubwo jya ureba mu byo yakoze jya usubiza amaso inyuma jya wibuka Bibiliya ivuga Dawidi ukuntu yanesheje Goliyati ngo basanze ku rugamba Goliyati Abafilisitiya bamere nabi Abisirayeli urugamba rukomeye bumvaga nta muntu wabakiza amaboko y'Abafilisitiya ngo Dawidi agemurira bene se ku rugamba ahageze asanga urugamba rurarimbanije hanyuma ngo baravuga bati rwose kurya turumva atari umwanya wo kurya asanga barageramiwe asanga bari mu kibazo ariko Dawidi aratekereza yibuka ukuntu Imana yamurwaniriye ngo ari mu ishyamba aragiye intama za se ngo akajya anesha idubu akanesha intare ngo akabishwanyaguza ngo akabyambura umwagazi w'intama natwe iyo turi mu bibazo twibuka aho Imana yadukuye twibuka igihe yigeze kuturwanirira twibuka igihe yigeze kubana nawe niba ushaka kunesha niba ushaka kuba inshuti y'Imana ujye wibuka kugira ngo ugire izindi mbaraga niba ushaka kunesha intambara zikuri imbere ujye uvuga utari ko shitani urabeshya iyampaye urugo izarwubaka iyampaye abana izabarera iyampaye akazi zakandindiramo shitani nakakwihebeshe urabona shitani ni umugome yasanze Adamu na Eva bari mu busitani bari muri Edeni ngo arakuruka arababwira ngo harya ngo Imana yaravuze ngo nimuzarye kuri kiriya giti ngo Imana yatubwiye kurya imbuto zose ngo ariko ziriya ngo kiriya giti nicyo yatubujije ngo kwari ukugira ngo mutazagira ubwenge nk'ubwayo urumva buri gihe shitani ahora atwereka ibikomeye ntabwo ashobora kukwereka ineza y'Imana ntabwo ashobora kukwereka aho Imana yagukuye ntishobora kukwibutsa ibyiza Imana yakoze ariko kugira ngo uneshe inshuti y'Imana ujye wibuka aho Imana yagukuye wibuka ibyo Imana yakoze wibuka ineza y'Imana ku buzima bwawe bityo bizatuma utsinda kandi uneshe urugamba Imana ihabwe icyubahiro Imana ishimwe narivuze ngo Imana ishimwe nicyo gihe ngo Abisirayeli batakambiye Uwiteka ku bwa Mediyani Imana rero itugirire neza ngo Uwiteka Imana abatumaho umuhanuzi ngo Uwiteka abatumaho umuhanuzi arababwira ati Uwiteka Imana y'Abisirayeli iravuze iti
nabakuye muri Egiputa no mu nzu y'uburetwa. Ibuka mu nzu y'uburetwa nabakuye muri Egiputa. Ubu se wowe ntabwo wibuka Imana yagukuye? Urasayishije, ururirwa inzoga Imana yarazikubujije, ururirwa usambana Imana yarabikubujije, yaravuze ngo ntukibe, ntukice, ntugasambane, ntukifuze iby'abandi, ntukagire ishyari. Mategeko 10 y'Imana warayibagiwe. Kandi Dawidi yavuze ngo usomye igitabo cya Zaburi igice cya mbere haba ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, uwo ni umunyamahirwe, ntagere mu nzira z'abakobanyi, ahubwo akitondera amategeko y'Uwiteka buri munsi akayishimira, ngo icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Iriya Zaburi Dawidi yayanditse avuye mu rugamba, abonye ukuntu Imana yamuneshereje, abonye neza y'Imana, ahuye nayo, arandika aravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntiyicarane n'abakobanyi. Urumva ni ukuvuga iki rero? Ni ukuvuga yuko wowe nubwo wibagiwe ariko Imana ntiyakwibagirwa aho yagukuye. Yigeze yibwira umugabo witwa Yerobowamu ko Imana yamugabanyirije ku bwami ubukuye mu nzu ya Salomo, ariko ngo ageze ku bwami akora ibyaha kurusha abamubanjirije, arasayisha. Ariko nkuko nababwiye ngo hari igihe uzakenera Imana, yarwashe umwana kugeza ku rwego umwana yamuvuje yanga gukira, ngo atuma umugore aramubwira ati nubwo tutigeze dukora ibintu byiza imbere y'Imana, nubwo atugire neza tukayitura ibibi, ariko uyoberanye ugiye gushaka umuhanuzi ugeze kumuhanurira, umubaze n'ibyo uyu mwana wacu. Umva rero kugeza igihe Imana yabwiye wa mugore yiyoberanyije yigira undi mugore, ariko Imana kubera ko ireba kure nta kintu wayihisha, izi n'umubare w'umusatsi uri ku mutwe wawe. Ibintu byose dukorera mu rwongorerano Imana izabishyira ahagaragara. Ibintu byose ukora kugira ngo ntibakubona, ushobora guhisha pasiteri ukuyobora, ushobora guhisha umukristo musengana, ariko ntabwo uzahisha Imana. Bivuga ngo twari dukwiye kwitoza gukora neza igihe cy'igihari hakiri uburyo. Imana itugirire neza. Twari dukwiye kwitoza kubaha Imana, kuko kubaha Imana nibwo bwenge. Yobo yarabivuze ngo kubaha Imana nibwo bwenge, kuva mu byaha ariko kujijuka. Wari ukwiye kwitoza kubaha Imana ugifite uburyo, ukiri muzima, tararyama mu bitaro, tararyama. Dawidi yanditse Zaburi ya 20 aravuga ngo Uwiteka kwibuka ku munsi w'amakuba n'ibyago. Bivuga ngo niyo wajya muri Amerika ukazunguruka isi yose hari umunsi w'amakuba n'ibyago. Uyu munsi ushobora kuba ukeneye visa, ubonye visa izunguruka isi yose ukumva ko ubuzima buhagije, ariko nta hantu hataba amarimbi. Ahantu hose barashyingura, ahantu hose haba amarimbi. Ni ukuvuga ngo rero hari inyuma y'ubuzima haba hari ubundi. Ahubwo twitoze kubaha Imana, kuko hari ubundi buzima tuzajyamo, kandi ubwo buzima tuzajyamo nubwo abantu bubaha Imana. Rero mwene data, gerageza hari impamvu shaka kumenya iyo ariyo. Baza Umwuka Wera arakuyobora, baza Umwuka Wera arakuyobora, arakubwira icyo gukora. Imana itugirire neza. Rero Imana Data ahabwa icyubahiro. Iki gihe Abisirayeli Uwiteka ngo batumaho umuhanuzi ahabwa ati nabakuye muri Egiputa no mu nzu z'uburetwa, mbakura mu maboko y'abarenganyaga, mbaha igihugu ngikuyemo bene cyo. Ariko urabizi ko ako kazi wicayemo hari undi wari ukarimo. Uzi ko urwo rugo rwari rufite nyirarwo. Uzi ko uwo mugabo Imana yaguhaye hari undi yakundaga. Ujye ubitekereza. None warahageze wigize ishyano ryose, nta muntu uhinjira, nta ukuvugiramo. Rero garukira aho ngaho. Abo bana Imana yaguhaye uzi ko hari undi wababuze. Ubwo buzima iyo sante ufite uzi ko hari undi urya ariko ntatora umubiri, ntabyibuye, ntase neza, wisiga amavuta ahenze ariko umubiri ugahora wangiritse. Rero ibyo ufite hari abandi bari babikeneye. Shaka Imana ugifite uburyo. Nari mvuze ngo shaka Imana ugifite uburyo, shaka Imana hakiri kare. Ibintu rero bitubaho byose biba bifite impamvu. Uramenye byaba byiza bibaye ishuri ry'Imana, kuko yazari gukuramo ikwambika n'irindi peta. Byaba byiza bibaye shitani, kuko wasenga ikabikuraho, Imana ikabigukiza. Ariko biramutse ari ukutumvira Imana, cyaba ari ikibazo gikomeye. Imana itugirire neza. Imana itugirire neza. Nani mvuze ngo Imana itugirire neza, tumenye umwanya duhagazemo. Imana itugirire neza, tumenye abo turi bo, tumenye ko Imana yaduhamagariye kwizerwa, ntacyo twaburira mu maboko yayo. Mana Data wa twese, iri ni ijambo ryawe
nyemerera ijambo ryawe risoza ikirizanye buri muntu wese amenye umwanya ahagazemo. Abisirayeli baneshwa n'abamediyane wababwiye impamvu, wababwira ngo bakwe mu nzu y'uburetwa, wabakwe muri Egiputa, bakiza amaboko y'abarenganyaga, ngo baha igihugu gikwemwo bene cyo, ngo urababwira ngo ntibazabumvire, ngo ariko banga kumva. Mana duhe kukumvira, abantu bawe kukumvira, bahe kumenya ibineza wagiriye, bahe kumenya umwanya bahagazemo. Uyu munsi niba hari umuntu uri mu kibazo, ntakurwe umutima nacyo, ntateshuke kubera ikibazo. Uri Imana ishobora byose, uhereye kera uruko wahoze. Kiza abantu, bakize bahagakiza, tanga imbaraga za Mwuka Wera, abantu kumenya imbaraga zawe, abantu kugusobanukirwa, bamenye ko ushobora byose. Uri Data wa twese, uri Kristo wera, alatosika, uri Imana. Urakiza Kristo. Abantu nibakumenya bakitondera amategeko yawe, Mana ntacyo bakuburana, urashoboye. Utanga ibiri mu isi kandi n'iby'umwuka ukabitanga. Urashoboye Mana. Uyu muntu urushye umuruhure, uyu muntu wateshutse akareka umusaraba akava mu gakiza, ongera umugarukeho. Urakoze Mana. Hari abarwayi bari dukurikiye uyu munsi Mana, uracyakiza indwara zikomeye. Hari ababuze icyerekezo, uyu munsi urambuye ikiganzo waza kwifuza kwa buri wese. Uyu mukobwa numugirire neza, uyu musore, uyu mugabo n'umugore, uri Imana ishobora byose. Urakoze. Petero yavuze ijambo ryiza, aravuga ngo mbonye neza kutarobanura ku bitoni, ngo ahubwo mu mahanga yose ngo bakora ibyo gukiranuka urabemera. Emera abantu bawe, dore bakwikubise imbere. Uyu muntu urushye umuruhure, urakoze kubikoze. Icyubahiro kibi cyawe ni mu izina rya Yesu, amen. Imana ishimwe. Ni Gatera Jose nkuko nababwiye guturuka muri Philadelphia. Mureke tumenye umwanya duhagazemo, tumenye abo turi bo. Rero Imana ibagirire neza. Reka mbahe telefone yanjye ni 0785 98 944. Ushatse kunyandikira ngo tuvugane, ushatse gusobanukirwa iby'iri jambo, hari aho utumva wampamagara ukambaza. Imana yo mu ijuru ibagirire neza. Philadelphia, Imana